Muraho. Yesu ashimwe cyane. Nejejwe no kuganira namwe gatoya. Ndabakunda cyane abantu bakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga ku buryo bw'ikoranabuhanga. Mujye mukunda kubisangiza abandi, ni ibiganiro byiza bikiza imitima y'ababyumva. Mu by'ukuri umuntu abaho igihe kinini cyane, kinini atazi uko yajya mu ijuru. Ni ibintu biba bihisha amaso ye n'amatwi ye kandi bihari. Niyo mpamvu umuntu umaze kwizera ubutumwa bwiza agira ishyaka ryo kubivuga. Nta yindi mpamvu. Ni ukugira ngo abandi baruhuke, abandi bagubwe neza, bagire amahoro nk'ayo dufite. We are very happy. Turanezerewe cyane kubera Yesu waduhaye kunga ubumwe n'umuremyi wacu, waduhaye kuba umwe n'Imana kugira ngo tube mu isi dutekanye, dufite ibyiringiro byo kubana n'Imana iteka ryose. Tuba twaraciye mu nzira nyinshi, amasengesho, amaturo, ibyacumi, imirimo itandukanye, guhindura amadini, uburyo bwinshi, kwiriza, dushakisha uko twakwemerwa n'Imana bikanga pe, kubera ko atari yo nzira. Inzira ni imwe, inzira ica kuri Yesu, nta yindi nzira. Indi nzira yose umuntu agerageza ntabwo yamugeza ku Mana. Kandi reka mbabwire, kuba umuntu atabanye n'Imana amahoro, kuba umuntu abarwaho ibyaha, kuba umuntu ari umunyabyaha se muri make nyine, nicyo kibazo gikomeye umuntu afite pe. Ntabwo ikibazo gikomeye ari ubukene cyangwa ubushomeri cyangwa kuba utarashaka umugore cyangwa umugabo, kuba utarubaka inzu yawe. Ibyo ni ibibazo rusange duhuriyeho twese nk'abantu. Tukiri mu isi nta n'igihe umuntu azaba adafite ibibazo, ariko igikomeye kuruta ibindi ni ukubaho warababariwe ibyaha byawe byose. Dawidi niko yavuze muri Zaburi 32 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, ariko Paul arongera abigarukaho mu gice cya 4 cy'Abaroma guhera nko ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Nk'uko Dawidi yeruwe amahirwe y'umuntu, Uwiteka abaroho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ngo atihahirwe umuntu wababariwe ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikirwa, ngo hahirwe umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Uwo niwe munyamahirwe, uwo niwe utomboye, uwo niwe wafatishije. Bajya bavuga ngo umuntu yarafatishije ariko umuntu wafatishije ni umuntu Uwiteka atabaraho icyaha, ni umuntu w'intungane ku Mana, ni umuntu utagifite urubanza rwo kurimbuka. Kubera ko mu isi ho tuhari igihe gitoya, turi abagenzi, turi abantu bari kwitambukira. Umugenzi rero aba ari umugenzi, ibyo ubonye uratambuka, ibyo utabonye ugatambuka, mbese nta nubwo utinda cyane. Ese ubundi umugenzi aba ameze gute? Turebe n'umugenzi ari mu ntoki no mu buryo busanzwe. Iyo ufashe urugendo uva i Kigali werekeza i Rubavu, ugenda ubona ibintu nyine, urabibona ku muhanda, ubona amazu meza, ubona abantu, ubona amashyamba, ibiti nyine, ubona ibyatsi, ariko ntabwo bitindaho. Sinzi niba atari ko namwe mubibona, ariko ntekereza ko ariko mubibona. Ntubitindaho, urabibona ukabona ko bihari, ariko nyine kuko uri umugenzi urigendera. Icyo uba utumbiriye cyangwa ikiba kikuraje inshinga ni ukugera i Rubavu aho ugiye. Ntabwo ikiba kikuraje inshinga ari ibyo nyine ureba. Uritambukira pe, uritambukira, uba ufite tike yawe, ufite imodoka igutwaye. Icyo uba ugamije cyangwa icyo uba wifuza ni ukugera iyo ujya amahoro. Ntabwo ikiba kikuraje inshinga cyane ari ibyo bintu nyine mu by'ukuri uba ureba. Umugenzi si uwo nguwo. Ufite iyo ajya heza yishimiye kujya, ntabwo arangazwa cyane n'ibyo abona. Nuko nabonye umuntu umaze kwizera Yesu Kristo amera, kuko aba ari umugenzi, aba afite iyo ajya kandi yemerewe kujya, aba afite n'uburyo bwo kujyayo cyangwa se iyo taransiporo imujyana. Aba afite ibyangombwa byose bimwemerera kugenda kandi n'uburyo bwo kugenda, ku buryo rero
ntabwo atinzwa cyane n'ibigenda neza n'ibitagenda neza, nyine tubinyuramo tukitambukira tukinezererwa tugashimira Imana tukagubwa neza tukaba amahoro. Nibwo buzima bwiza nabonye mu isi, nta bundi bubaho. Ubwo buzima wabugira uba mu cyaro, wabugira uba mu mujyi, wabugira uba mu Rwanda, wabugira uba mu Burayi, wabugira uba muri Amerika, wabugira uba muri Aziya, muri Australia, wabugira uri ahantu hose. Ubwo buzima wabugira. Ni ubuzima rero bwiza buva ku Mana, bukanezeza ubufite, bukamugusha neza, bukamuha gutekana, bukamuha kudatekereza ibitari ngombwa cyane, n'ibiri ngombwa bukamuha uburyo bwo kubitekerezaho no kubishakira ibisubizo, ariko ari amahoro, aguwe neza, atekanye. Mbese nibwo buzima bushoboka. Ubwo buzima bushoboka, naho ubuzima bushingiye ku byo tureba hano mu isi ni ubuzima budutenguha, ni ubuzima butuzura. Murabizi mwese uburyo umuntu ahora ashakisha, ariko ntabwo twigera tugera ku byo dushaka iteka. Mu isi niko bimera. Mu isi niko bimera. Umuririmbyi yaravuze ngo mu isi huzuye umuruho n'amahane, ibyo nkenera byose simpera ko mbibona. Ariko kuri wa munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi wanjye, ubwo niringiye kuzabona ingororano yanjye. Mbese hari ubundi buzima dutegereje. Ubwo buzima rero buduha amahoro, butuma tugubwa neza turi hano, butuma dutekana, butuma tutibaza byinshi ngo tugere kure, ahubwo tubibona nyine nk'abatambuka, nk'abagenda, bityo tukagubwa neza, tukaba amahoro, hadashingiye kuri situation y'ubuzima turimo. Mu by'ukuri hari abantu bumva tuvuga ubutumwa bwiza, tuvuga ko twababariwe ibyaha, tuvuga ko twemeye imbabazi z'iteka, tuvuga ko twatsindishirijwe na Yesu, tuvuga ko nta rubanza dufite ku Mana, bakavuga bati mbega ibintu atubuse abantu, umuntu wakwizera ibyo ntiyakwikorera ibyaha. Oya, uwo munezero uva ku Mana uzanwa n'uko wababariwe, uzanwa n'uko wemewe, uzanwa n'uko nta rubanza ufite. Ni umunezero mu by'ukuri unyura umutima wawe, ugatsinda ubuzima bwawe bwose, ukaguha ahubwo ubuzima budasanzwe, ubuzima ndetse ibyaha bibona bigahunga, ubuzima budakururwa n'ibyaha, ahubwo ubuzima mu by'ukuri ibyaha bibona bigahunga kubera ko bidafite aho bihuriye n'ubwo buzima. Ni ubuzima bw'ubumana rero. Hari akabazo njya nkunda kubaza abantu, nkababaza ati ariko ubundi mubitekereza mute? Ubundi se ari ugukora imirimo myiza yo gukiranuka no kuba umukiranutsi, ubundi ubwo mwumva mwebwe habanza iki? Wowe unkurikiye se aka kanya wumva habanza iki? Ari ukuba umukiranutsi no gukora imirimo myiza yo gukiranuka, habanza iki? Nsubiza aho ngaho noneho turebe mu by'ukuri nimba ubwo buzima bwatera abantu gukora ibyaha. Ahubwo ikibazo igituma abantu bataba bakiranutse, nsubiza muri comment, twumve wowe uko ubyumva tuganire. Ari ukuba umukiranutsi no gukora imirimo myiza yo gukiranuka, ubundi habanza iki? Ngo imirimo y'abera izibukwa, tukabiririmba ngo imbere y'Imana iyo mirimo izibukwa. None se ari gukora imirimo y'abera no kuba uwera, habanza iki? Subiza muri comments, twiganirire, tunezeranwe, twishimane, twungurane mu mahoro, mu munezero mwinshi, twungurane ku butumwa bwiza. Nishimira kuganira namwe cyane, nishimira kubabwira inkuru nziza kubera ko ni inkuru yanejeje cyane. Dore inkuru ni iyi, uwumvishe iyi nkuru ntiyakumva inkuru z'abaturanyi barwanye, ntiyatega amatwi ngo ajye gukurikira inkuru zivuga abandi. Uwumvishe iyi nkuru yarumvishe. Yumvisha numvishe ku buryo nta bindi atekereza, nta bindi aha agaciro, nta bindi ashyira imbere, cyakora nyine yareba ibimufitiye umumaro akaba ari byo yibandaho, ntabwo yajya mu bitamufitiye umumaro. Mbese ni inkuru itukura mu bindi bintu byose bidafite umumaro, ahubwo ikadushyira mu buzima bwo hejuru cyane, ubuzima bw'ubumana nyine, atari ubuzima bwa hano. Yesu hari n'abamubwiraga ngo abacire urubanza ngo rujyanye n'amasambu, akababwira ati ariko ninde wangiza umucamanza w'ibyanyu?
mbese mubona se izo arizo gahunda ndimo, mubona ibyo bintu bicishikajwe nabyo gute? Ngo hari n'igihe bashakaga kumufata ngo bamwimike akabacika akigendera. Ubwami bwe si ubwa hano, si ibyo byamuzanye, siko kazi arimo. Urumva rero ntabwo umuntu yakwizera Yesu by'ukuri nk'uko tuba turi kubibabwira ngo atinde ku bintu bidafite umumaro, bitarimwo uwo murongo we n'ubundi ashoreye w'ibyiza ashoreye, ahubwo atinda ku bifite umumaro, ibindi akareba hirya, noneho akamenya kuko urishima. Ubugingo n'umunezero bibonekera muri Yesu, niko muri 123 yavuze. Urishima ukanyurwa ukagubwa neza, bityo ntusahinde, bityo ntujye muri byinshi bitakureba, ahubwo ukareba ibikureba, ukabaho neza, ukabana n'abandi amahoro, ugatekana, ukagubwa neza, kuko ijuru riba ari ryawe. Mujye mutwandikira, tubashyire no muri WhatsApp group, munyuze kuri 07844257, mujye munyandikira mbashyireho, dukomeze twiganirire, dukomeze twisangirire, dukomeze tugubwe neza. Yesu yakemuye ikibazo cyari kiduhangayikishije. Ubu nubwo twaca mu bigoye, mu bituruhije, mu bikomeye, ariko ducanamo nawe kubera ko ari mu ruhande rwacu. Niko birivuga mu Baroma 8:31 gutyo. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Umubisha wacu ntawe. Niyo twaca mu bibazo turi kumwe n'Uwiteka, tubanye nawe amahoro, tubicamo amahoro, tubicamo tunezerewe, tubicamo tuguwe neza, tubicamo dutekanye, tubicamo twishimye. Mbese wajya wakumva uburyo ba Saduraka, ba Meshake na Abedenego, nk'abakiranutsi b'Imana, nk'abantu bari mu ruhande bazi neza ko Imana iri kumwe nabo, uburyo bacaga mu itanura ry'umuriro, uburyo bacaga ahakomeye, uburyo bageragejwe cyane, ariko mu by'ukuri ntibakuka imitima, badanire mu rwobo rw'intare, bakumva barishimye, bakumva nta kibazo. Nuko na Zaburi ya 23 irabivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Mbese ndagira ngo mvuge ngo ibyo ni ibyiringiro by'abakiranutsi, n'ubuzima bw'abakiranutsi, n'ubuzima bw'ubutsinzi, n'ubuzima butegeka ikintu cyose, n'ubuzima bugenda hejuru ya buri kimwe cyose, n'ubuzima butsinda, n'ubuzima bunesha, n'ubuzima bwuzuye, n'ubuzima bufite mu by'ukuri ibyangombwa byose umuntu akeneye ari mu isi kugira ngo abeho neza, atekanye, atikanga ikibi cyose, nk'uko iyo Zaburi ivuga. Ntabwo azatinya ikibi cyose kuko ari kumwe nawe. Nawe rero kubaho warababariwe, kubaho waremewe, kubaho waratsindishirijwe, birakwinjiza mu buzima bw'ubutsinzi, birakwinjiza mu buzima bunesha, birakwinjiza mu buzima bushoboka mu by'ukuri umuntu ashobora kugera ari mu isi bigakunda, akumva ko abayeho neza. Naho icyo utunze cyose mu isi ntikiguha amahoro, icyo ugambirira kugeraho akenshi uba wumva nukigeraho uzaba ugeze ku cyo ushaka, ariko iyo ukigezeho usanga kitakwinjije mu mwuzuro w'ibyo washakaga. Isi nuko iteye, isi nuko yahindutse bishingiye ku cyaha umuntu yakoze. Turi muri Adamu tugahinduka abanyabyaha twese, ariko mu by'ukuri muri Kristo twagaruriwe ubuzima, twagaruriwe kubaho, twagaruriwe gutsinda, twagaruriwe umwuzuro, twagaruriwe kunesha, twagaruriwe amahoro, twagaruriwe umunezero, twagaruriwe ibyiza byose twari twaratakaje, twagaruriwe umwuzuro w'ubuzima, kugeza aho umuririmbyi avuga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Urupfu ni ikintu abantu batinya cyane, ariko agera aho avuga ati nintumirwa ngiye gupfa, noneho nzarushaho kugira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Tekereza ubuzima bumeze buryo, ese ubwo ubungana n'ubuhe, wabugereranya n'ubuhe? Nta bundi buzima buriho, nta n'ubuzabaho bwagereranywa n'ubwo. N'ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru, n'ubuzima butari ubwo mu isi, n'ubuzima utasanga muri Amerika, n'ubuzima utasanga mu Burayi, n'ubuzima utasanga ahandi hantu ariho hose, muri Canada. N'ubuzima mu by'ukuri dusanga gusa muri Kristo, n'umwihariko w'abari muri
Kristo Yesu. Nawe rero ndakwifuriza kudapfobya ijambo tuvuga, ndakwifuriza kudatesha agaciro ubutumwa bwiza, ahubwo kurikira ubutumwa bwiza ufite umutima ugambiriye kumenya, udafite umutima gusa ugambiriye kurwanya ibyo udasanzwe uzi. Burya umuhanga ni ushaka kumenya ibyo atari asanzwe azi. Nawe rero gira amatsiko yo kumenya ibyo utari usanzwe uzi, kuko wasanga hari ibyo wabuze ari uko bitari mu byo usanzwe uzi. Wasanga ibyo wabuze ahari ari uko bitari mu byo usanzwe uzi, kandi ibyo wabuze urabizi. Wabuze amahoro yuzuye, wabuze umunezero wuzuye, wabuze umutekano w'umutima, wabuze kunyurwa, wabuze kubaho wariyakiriye unezerewe ubuzima bwawe. Warabibuze, kandi wasanga impamvu wabibuze ari uko wabishakiye aho bitaba. None se wakwemeye n'ahandi ndi kukurangira naho ukagerageza ukareba? Ko ushobora gusanga ibyo utaboneye aho handi bajya bakurangira mu butayu, mu masengesho menshi, mu buvumo, mu mazi n'ahandi. Wasanga ibyo utaboneye iyo, ngo mu bahanuzi ngo bakureberayo, wasanga biri aho utamenye mbere, ariko ariho turi kukurangira. Naho gerageza, ntago bigoye kuko ni n'ubuntu. Noneho wumve, ngo niba mwarasogongeye mukumva uko amera, nayo se sogongera aho wumva ukuntu amera, ubundi uzasanga tutakubeshya. Ntabwo tukubeshya, turakubwiza ukuri. Ndabashimiye cyane inshuti zacu, inshuti z'ibiganiro. Ndabashimiye kudukurikira, ndabashimiye gusangiza ibiganiro abandi, ndabashimiye ko mudukunda, kugira abagukunda, bakunda ibyo uvuga. Nabyo biranezeza ko nibyo bituma nyine ubabwira, kubera ko bahari. Ibindi mu by'ukuri nakagaruka mu biganiro byacu turi kumwe. Amahoro ava ku Mana atembe mu mitima yanyu, byose ku bwa Yesu. Amen. Bye. Bye bye.